hari ukuntu nyine iwacu bitameze neza abantu nk'aba video vixen baramutse bavuze uburyo bamburwa aba producers ariko naho Uganda uringira ngo barabikubwira ko music industry ahantu hose ni kwimira music industry ahantu hose ni kwimira. Niyo mpamvu ngewe mbabwira abantu nkababwira man dukeneye gushyira hamwe. Uyu munsi Kevin Kade ntago akeneye umwanzi witwa Kasuku, ntago amukeneye kabisa. Nta nubwo Kasuku nawe akeneye umwanzi witwa Kevin Kade, kubera ko twese dukora ibintu byenda kumera kimwe, nyine dukorera kuri murandasi. Yewe cyari n'igipeti cyanjye urukumva, cyari n'igipeti cyanjye twahuriraga mu zindi gahunda yago, mu zindi gahunda wumve ko nta nubwo nshobora kuza ngo nzivugira aha ngaha. Ni umuntu twakoranaga gahunda by'ubusambanyi, ni ibintu by'ubusambanyi. Ubusambanyi se genda umutinganye mwana. Ngewe ibintu by'ubusambanyi ngewe ndi umuhigi w'ibiceri ndumva ngira ngo urabizi. Ndi umuhigi w'ibiceri nyine twahuriraga mu zindi gahunda nyine z'ibiceri gutya. Erega buriya njye n'ubuzima bwanjye bw'ubusambanyi ntago ushobora kuzabubona bugiye hanze. Oya. Ntago mba ndi proud nyine yo kuba nasambana. Byonyine ingano yanjye ninabinyemerera. None ko ubigenze. Oya ndi kuvuga kandi waraje Niki waga promoter. Dumba barira mwana. Ibintu bivugirisa ibintu yivugira. Noneho umva ngira ngo ubwizuko. Noneho mu bantu nzi neza ntashobora no kuba nanagirira peti. Uretse na santima. Sibyo? Nk'uwo mugore ufite ngo mama ufunze nk'uko abyivugira. Ntago ngewe rwose nshobora kubona namugira na santima. None sinamuza amaso ku yandi. Ariko waruzi ko buretse gato nkubwira, waruzi ko abitwa ba Pionika buriya yago ajya avuga ibintu abantu bamukoreye ntago bari bakamubeshyira ibintu bikomeye. Uzi ko abitwa ba Pionika bazanye abana b'imyaka 6 bro. Bazanye abana b'imyaka 6 babazana kuri YouTube baravuga ngo ngiye ngo narabasambanyije. Maze gufata indege rutema ikirere nanze kubahereza interview ngo mu kibuga cy'indege bahita bakora interview bro n'utwo twana. Ikiganiro cyasohotse ngeze muri Vietnam mu murwa mukuru, ngiye kubona mbona ikiganiro kirasohotse kuri YouTube. Abitwa ba Pionika kuri ngo 5 guys kuri channel yitwa ngo 5 guys, abana b'imyaka 6 dumba. Nahuye n'umuntu bita Pionika urumva bro, bimwe by'igikondo nyine tu nari ngiye gutanja muri supermarket ngo ngurira crate nze muhura kuri. Ariko ibaze bro, kugira ngo umuntu ajye kuzana umwana w'imyaka 6. Ariko itangazamakuru ryacu by'umwihariko ibyo kuri murandasi rifite ibibazo bikomeye cyane, ariko sinzi impamvu none tutamureze ko ibyo ngibyo bigize icyaha. Oya hari abo none ugira ngo yabone ko bose yabareka, hari abo tutareka dusaba uragura. Ebana nago ubuse bose bamugani wajya kubarega erega ntabwo wabareka ngo bivemo. Niyo mpamvu erega n'uyu munsi mubona muri social media harimo amabifu menshi y'abantu. Nukubera iki se? Nukubera ko abantu buri muntu uyu munsi afite platform. Buri muntu aragenda natagusubiriza iwe niba adafite abantu benshi aragenda asabe platform ahandi hantu akubage cyane, akubage kandi noneho wenda unarengana unazira ubusa. Ari no mpamvu buri munsi mbwira abantu bo muri showbiz. Ngewe hari ikiganiro nakoze ndavuga ni mwumva byaba bimeze gute umuntu witwa Kasuku yumvikana na Yago bashyigikirana, Dumba nawe ahari abashyigikiye nabo bamushyigikiye, Dekati akaza akatwiyungaho, Sabe akatwiyungaho, Irene akatwiyungaho, Philipita akatwiyungaho, Raki akatwiyungaho. Abo banyamuziki bakomeye amini tukubaka ikintu kimwe. Mwibwira ko byamera gute? Buri munsi mbaza abantu gutyo ngababaza, mwibwira ko byaba bisa gute ko twabonye ingaruka zo kuryana uko zimeze? Noneho nagerageje gushyira hamwe tukareba icyo bizabyara, ariko ibyo byose barabyanze. Nazanye icyitwa Rwanda Music Fest, abanyamakuru bo bakirwanyije ba mbere. Uyu munsi abitwa abanyamakuru ba murandasi barava i Kigali bakaza Kampala, ukumva ugira ngo muhure muganire utanga amakuru, bagira ibintu bakubaza bashaka kwigira
kuko uri umuntu wenda wavuye mu gihugu ukajya kuba n'ahandi hantu kandi ukahakorera ubuzima bigakunda, ahubwo umuntu araza akicaza umuntu ngo ni umukozi w'iwanjye, twanahura nkabona ntago ukibaza itangazamakuru riragana umuntu ava mu Rwanda aje Uganda gutangaza inkuru z'ibihuha n'ibinyoma n'ibintu bipfuye, uzi kugira ngo umuntu yishyurirwe. Hari abana b'abanyamakuru bishyuriwe amatike y'i Kigali baza mu mabisi. uriya muntu wari kukiganira avuga ngo ni umukozi wawe ntabwo umuzi. Nje nta mukozi wo mu rugo mfite ubu ngubu tuvugana, nta mukozi wo mu rugo ngiyewe mfite hano Kampala. Mfite umuryango wanjye turi kumwe hano, niwe ukora ibyo bintu. Nta mukozi wo mu rugo mfite. Ariko kugira ngo ubone umunyamakuru witwa umunyamakuru cyangwa umuntu ukorera igitangazamakuru avuga ngo ngo meze gusa ngo duhuye n'umukozi wo kwayaga. Imagine umuntu uzi ko nari nabibirivinze. Urumva ukuntu babyize. Hari n'abantu benshi babyizeye bro, bazi ko koko ari byo. Kandi ngewe ubu imagine ibyo tangazamakuru ubwo turagana. Ubu se nanjye ninza nkavuga nabi, hari ubwo ngiye narababwiye ni eno turwana simayo baba bitegera ate muri interview nari rizinze yesterday journal rizinze interview ngandi mu bagamba nti nyina Kasale anytime ngenda bayisama Kasale anytime nze bampita general endi ku musozo bangenda yimirira Muyenga simanyi obangenda yimirira Kitendo obangenda yimirira Masinde naye ngenda bakuba Kasale kuko bubina bwa ngenda bakuba kwa Kasale ata Kasale bekayingira tekakola ki tekadaye mabega Kasale bekayingira tekadaye mabega bekadaye mabega konona ostegera kubanga kabera gakaina ko bugundi bu branches kakukuba. Imagine bweka kukuba mu kifuba cyovola bandi kubala banange nze ndimugulirizinga album yange naye bana mwe muva Kigali ne mujja wano mu Kampala njagala mbalabule kati yefa abakulira eno town yefa abagikulira nafe tujiri mu kati tuli mu town tuli ne gali tulina amagale gaffe tujja gamba amagale gaffe gabalumbe tujja teeka kwe gale likulumbe cyana gwe ya muvuga Kasale nkabasobanurira bagambe baravuze ngo ikiganiro ejo yakoze probably mutitaye yababwiye ngo ubu ngubu icyo afite ngo afite umuheto ngo ewana ngo agiye kuzarekura umuheto pana bombe pana bya bindi ngo ubu ngubu ni umuheto ngo ewana ngo azajya awutumita n'umwambi. Ubu ngubu hari umuheto n'umwambi ari nazo ntwaro zizayobora album yanjye ngo azajya gutekuriraho gutya ashyire mu gituza ngo kandi urabizi umwambi ukwijiye kugira ngo ukuremo Ndumba Linda ko nkubuze nawe ngo umuntu mukuru ni gute umunyamakuru sibyo avuye Kigali sibyo yishyuriwe itike nta nubwo yabashije kugira ubushobozi bwo kwishyurira itike imuvana i Kigali arangije nta bushobozi afite bwo kwishyura n'igitangazamakuru ntabwo kigize kimwishyurira itike imuvana i Kigali imuzana yazanywe n'umuhanzi akaza yagera Kampala umujyi mazemo hafi amezi 9 ngabagiye ku mwaka w'umujyi akaza uyu munsi ince zose yararimo nashoboraga kuzimakinga neza nkamugera akaza inkuru yakoresheje cyane umukozi w'iwanjye buri hari ibintu abantu baba bataramenye nkuri ya mujene mbanara muretse ariko iyo mbishaka no kumarana Kampala n'agakanga babasanze bamanyira atene tubiyo y'abantu live ne bagamba ati turi mu kusaga bro sometimes nze njogere ibintu ate bulijjo njogere ibintu ebitufu nze njogere ibintu biva ku mutima nze siri hypocrite ngira muri ndya bulijjo wenjogera ibintu mba ndimo kuvuga mba mfite impamvu ndimo kubivuga. Umujene avugira ashi mu cyugurimo abajene banje maze kugira mfite team yanjye iri hano mfite igari yanjye mfite abajene nshobora gukoronka babwira ngo tumakingono guy tumulumbe tumukwate ate tumutwale yumuleki Victoria tubere naye tubere nga tumuyina. Ariko umujene akaza yarangiza yaraje uwo mujene ntago ushaka kumuvuga mu izina kuko narabaretse araje araza nagiye gukongratulatinga The Ben
nayo congratulating umwami kubera ibintu yaramaze gukorera Kampala maze kumusuhuza mbona umujene aje kunsuhuza aje come on wahimvye muri ngo iwanjye ngo biracika ngo napfuye ngo nakeniye ngo ibimogi bimere nabi ngo ariko mwamwumva butekereza uba wumva turi buhure nka kureba uba wumva turi buhure nka guhobera Mwizu kaza ku onesembereza mu biki oyo mwana kamulabule the last warning this is a last warning nayenga kali chile njagala kiwulire kandi ngiye kubivugira kuri no live njagala kiwulire uwo mujene nagaruka Kampala njagala mbalabulire wano kweno live by the way in case you don't uwo mujene nagaruka Kampala azagaruka Kigali babwira uko byamugendekeye ubwo kandi nge ndarangije uwo mujene nagaruka Kampala umujene mwabonye uzagahimba ibintu nkanahura nawe muri kasi ikintu mukoro singiye n'ikintu mubwira nkamwihorera akagaruka ko yari kugira ibipfuye uwo mujene nagaruka Kampala nagaruka ababwira ibyabonye ndumva narangije kuvuga mbese ko ikamubaza ntabwo ari waravuze ngo abantu urabagitse none se hari abari nigize mvuga hora nabo bana bari kubwira ngo nimukomeza muzarenga umurongo barimo kubabwira ngo nimukomeza muzarenga umurongo kandi nimurenga umurongo namwe bazabafunga bazabajyana cyangwa muhure n'ibindi bibazo runaka kubera ko ngewe abajene bari kujya basigira n'igihugu basigira umujyi ndababwira ngewe amakaka no mbaresi najya Kampala ngakora kandi ngagera gute nkabaho ariko abajene n'uyu munsi baracyankurikira Kampala naye bayino kimanya nti ari ikintu bagomba kumenya ikintu bagomba kumenya ni ukuvuga ngo abantu bari aho ngaho Kigali cyangwa abantu bari mu Rwanda abantu bakamenyereka nkabarabure ntabwo ukuntu iwacu bimeze ariko hano bimeze ibyo yakavuze ibyo nakubwira arakubwira ati hariya barakwita bro agatuza bakakarangaza nase yako ibyo bintu umuntu ntiyabifata nk'iterabwoba iyo iterabwoba ni avertissement ubayitonze ubifata nk'iterabwoba ntayo babifata nk'iterabwoba dumba arabyemerewe nabyo kubifata nk'iterabwoba ariko nagira ngo bose bamenyera bari aho ngaho Kigali rwose bagiye babikora bantuke binjire mu muryango wanjye bakora ibyo bashaka ariko nabo nibaza ahantu ndi bagiye bagenda bari nenge kubera ko ntajya ahantu ndahari ndagira ngo bamenyeshe nyine kandi bibamenyesheje kuri live bagiye bajya aho Kigali bantuke bagire gute bana binjire mu muryango wanjye bagire gute bakora ama live bantoteze bagire gute ariko mu Rwanda iyo umuntu agukozeho cyangwa iyo hari ikintu kibaye ribiteza hano rero Uganda ntabwo ariko bimeze nk'abajene mwe mukomeze mutuvuga ibintu mushaka muri Kigali ariko rwose nimuza Uganda mwabajene mwe namwe mujye mugenda muri menge hano harimo abafana bacu muri Kampala ushobora kuzanyura ahantu uzingo ugiye nk'ahantu mu kabari umuguje najya kuri ikintu agahita akubwira ati nakwibutsaga ibintu wakoreye tipo uko reka mbabwire Itasuku yabivuze buri munsi umuntu yabayeho yifuza ubumwe umuntu yabayeho yifuza gushyira hamwe umuntu yabayeho yifuza gusenyera umugozi umwe n'abagenzi be ariko igihe cyarageze umuntu asanga abantu yizeye cyangwa abantu yashakaga gushyira hamwe nabo bo bafite ibindi plans bafite imigambi yabo rero bagiye bagira gutya bakora ibyo bashaka byose bahinde bagire gute bambeshye bagire gute ariko ewana ako nagace kavuze se naye ndimo ndavuga precisely icyo cyaza gikora iki oya na erega dumba ngewe narababwiye ati amwe bati nakubwiye wowe ngewe dumba reka wowe uranzi man uranzi kandi nakasukana n'amahoro bro ndi umunyamahoro nta munsi numwe ndata umuntu ngiye ngo mpe kuza ngo mvuge ngo ndaje ngo natatse dumba ngo ndaje ngo natatse Kasuku nta kintu na kimwe cyabaye oya none sugo naba nkubaza iki naba mushaka biki iteka ryose ngewe njya kuvuga nuko nagerageje kwihangana nkongera kwa Gasopo nkongera ngakubwira nti nyamara uri murarengera mugani wa Kasuku avuga uri murarengera nyaboneka ibintu bireke njya kuvayo kuvuga nuko ibubu base uranye njya kuvayo kuvuga uretse mwereke hano
Madanje Bob wamubonye ugomba kuba ufitemo n'umusaza niba usigaye niwe nshaka kureba ready umuraba bige nake rero niga yanjye jewe nje ndi umunyamahoro man bro nabayeho nifuza amahoro nabayeho nifuza nyine kubaho ubuzima bufashanya man bufasha abandi abagenzi bandi dufashanya tugatera imbere Kasuku nguyu warabizi tujya dukorana barabizi tujya dukora ibiganiro bitako Kasuku yo wewe tuzakora ikiganiro ryari mani kiri kuri channel yawe ngiye ugomba kunkoresha ikiganiro kikajya kuri channel yawe bro RPM sigara manutse twagikora ugasanga ndagihombeyemo mbacunga mbacunga mu kiganiro cyanjye nawe wagwa cyo kiri for mbagira ngo nibura bitegekura igihumbi yewe nyiri no mu Rwanda najyaga mbwira abo bajene abo bapapa bakuru bacu tanga bakuru banje ubwo komande mwese tugashyira hamwe man ubwo mwumva byaba bisa gute uyu munsi ubumwe bw'aba YouTubers bashyira hamwe abahanzi bagashyira hamwe aba promoters bagashyira hamwe aba DJs bagashyira hamwe twakora ibintu binini man ariko nyine turasenya gusa kugera naho umuntu ashobora gufata amafaranga akayashora mu gusenya bro urumva icyo kintu ariko man umuntu ufata amafaranga akayashora mu gusenya uzi umuntu ufata amafaranga akishyura umunyamakuru cyangwa umupromota ngo iyi ndirimbo y'uyu muhanzi runaka ntikinwe ibaze nk'ibyo bintu man ibyo nibyo bintu kandi byibereye iwacu nibyo turimo guha barumuna bacu kuko bakuru bacu nibyo batweretse reka buriya abantu mushobora kumvikana mu ruganda rwo mu Rwanda bakiri muri wakabeshye barahari cyane rwose reka ngutira agasipori gake njye mfite abana batatu rero kera ngiza muri Canada natangiye gukora nageze hano nkazajya nkora fraud njya mbaryumva yego ibintu bitari bemerewe n'amategeko tu noneho ndimo muri aba fraud igihe cyageze umunsi umwe bakazajya bamfata ariko bakambika bakankavayo noneho nkundana n'umukobwa uwo mukobwa ntabwo yari azi ibintu byanjye nkora tu yego ntabwo yari azi gukora fraud nyine yabonaga nyine kashi zizo urabizi by'abakobwa ntabwo bitaho cyane tu umunsi umwe rero baramfata bafashe amara nk'iminsi nk'itatu atazabundi tu ahamagara telefoni mu rugo barabizi ko babitse ariko ntibashobora kumubwira urumva ntibashobora kumubwira ati urumva hano ari hano no agamagara reba ari comment ariko ubuze ngo dutangiye kuvuga ibintu ngo biri serious ngo barigendeye nuko nyine urajya gukora muri siriya y'abandijana abantu babaye ikibazo cyanjye ashaka kubaza ubwo baragira ngo ucika butura nyine ngo ugende kake oya nta kibazo kubera ndibaza ko yamushaka kumva ikibazo kiri very important abantu baza kubirinda tomorrow baraza kugira so rero umukobwa igihe kiragera nza kumutera inda ariko ndimo ndakora ibyo bintu none bakazajya bambika mfite umwana urabyumva so rero igihe cyarageze nkavuga ati rero kubera mfite umukobwa antegereje kandi yari muto nanjye nkiri muto byari ngombwa ko ibiboro mbireka mbivamo and then nkaba impamvu ugiye kure nashakaga sinashaka kukubaza ikibazo kiri sensitive utabonye ko ndi serious yego ndakumva yago ubu ngubu uri muri situation nk'iyanjye ufite umwana n'umugore ibi bintu by'amakimbirane uribaza ko bidashobora kubagaruka mu bikagaruka abana bikagaruka umugore wawe n'abana bawe mu gihe no kukubura batakubona hari ikintu cyakubayeho niyo byakwafectinga wowe nk'umuntu katuvuge you out of your mind don't you think byaba ingaruka ku bantu ukunda cyane ku buryo njyewe mba nk'uwa advice nakubwira ati korana n'abantu mwumvikana kubera natangiye nkubwira ati urabizi neza ushobora kwemera ko hari abantu muri industry bashobora mwumvikana bavuga ati rero niba numvikana n'Akasuku ndabyumva reka tuzajye dukorana nabo abandi bavuge niba bashaka dukorane nabo just ku neza y'umuryango wacu ikibazo kikaba kivuga gute ikibazo kikaba kivuga kubera icyo abantu utabihorera
cyangwa urumva nta ngaruka ushobora mu gihe urimo urarwana n'abantu yaravuze ko uragarutse urumva bitazafekita umuryango wawe. none se ninde nderuka kuvuga? Nta muntu uheruka kuvugaho, ariko ukuvuzeho uba wumva wamukubita. Nk'ubu uvuye kutubwira ngo nibaza Kampala nibaza Kampala mu gihe urimo uravuga ati nibaza Kampala, nababwiye ngo nibaza Kampala bajye bibuka ko ari ibintu bibi bakoze ku buzima bw'umuntu, bagende bari menge ku buryo bashobora n'umufana wanjye uri hano Kampala. Kandi kubera ko Kampala itameze nk'u Rwanda, nicyo navugaga, kubera ko Kampala itameze nka Kigali, umufana wanjye akaba kuko cyangwa umuntu ukunda ibikorwa byanjye wabonye umuntu ambeshyera we akaba nzi akaba yamujya nk'inkonji ikitirirwa njyewe. Nicyo navugaga Dumba. Reka nkubwire Dumba, nubwo navuze kuriya reka ngusubize nyine muri ubu buryo. Nubwo navuze kuriya rero Dumba, bro, nta muntu n'umwe njyewe nifuriza ikintu kibi kuri Innocent. Unyumve neza, unyumve neza. Ubu ngubu mu byo kuvuga wenda ngo mu matiko abantu bashaka kuvuga ngo bafite ikibazo na DJ Brian na Jihad na runaka n'abandi sibyo, kubera ko wenda mu minsi ishize twakozanyijeho kuri social media. Ariko bro, muri abo bantu bose nta muntu n'umwe nanga, nta n'umuntu nifuriza ikintu kibi. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Dumva ikintu kandi kivuze nakibaye ku mutima, ni serious nk'uko wari umwe muri serious. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru ni umuntu ikarema inyamaswa, ikarema ibintu biri ku isi byose. Nta muntu n'umwe njya nifuriza ikintu kibi, nta n'umuntu njya ngambanira, nta n'umuntu njya nifuriza kumubona muri situation imbi. Kuko njyewe n'ikimenyimenya kugira ngo byumve bro, njyewe nk'iyo mfitanye n'ikibazo n'umuntu by the way akagira ikibazo akagira ikibazo bro, njyewe birambabaza. Bitavuga ni subu uyu muntu mvu ikintu bitanye gituma mbabara. Bitanye uyu muntu ko agize ikibazo kindi kitari nanjye, kidafite wenda naho gihuriye nanjye, njyewe tukaba dufitanye ikibazo. Ubu sagize wenda ikibazo gikomeye agapfa dufitanye ikibazo, njye nasigara nishimye. Sinzi niba mbiyo ibyo so bigatuma njyewe mvuga, nubwo ushobora kuza kuri social media, this is the truth man, this is the truth from my heart. Ushobora kuza kuri social media nkakatira umuntu nkagira gute man, tugashwana nyine nkanarakara nkagaragaza reaction. Iyo ni reaction nk'uko umuntu wese arebye mu marangamutima, ameza n'amabi. Ushobora kwishima ugasara, ushobora kwishima ukarira, ushobora no kurakara, warakara ukavuga nabi, sibyo? Abantu banabyumve kandi umuntu wese ubeshya imbamutima z'umuntu ziva ku mutima, instincts. Abantu iyo umuntu abeshya abantu baramwumva. Nkeka ko instincts abantu bafite kano kanya, instincts abantu bafite kano barabyumva. Niba ndi umuntu urimo kubeshya barabyumva, kandi niba ndi n'umuntu urimo kuvugisha ukuri barabyumva. Bro, nta muntu n'umwe njya nifuriza ikintu kibi ngo mvuge ngo ndifuza ko uyu muntu wenda amera gutya cyangwa ibi bintu bimubaho. No. Ni nayo mpamvu nubwo mbanza ngakatira abantu kuri social media. By the way, urakoze kumbaza icyo kibazo. Hari igihe ngiye mbashaka kumera nk'umuntu n'abakanze bo kugira ibyo bintu babireke, ariko ubundi nta kintu nanakora bro. Ariko reka ngubaze Dumba, reka ngubaze. Ubu uretse n'igikabye nyine no kuba umuntu yaza agakanga umuntu hano, ubu njyewe nibera ahantu hitwa Buziga bro. Ubu ngubu ibyo ndi bavuze ngo umwana n'umugore, ubu nabona umwanya wo kuvuga ati ngiye kujya gushaka umuntu, ngiye guhiga umuntu. Ubu umwanya nawe ubona ko uretse kuba ikigambo ngo umuntu atari ikigambo none batyaye. nanjye nari numiwe, nabonaga ewana numva uza kubashaka kabisa. Urumva ese Dumba kara aba bantu bita plus 250 Canada bakora iki? Ni akabari k'abanyarwanda gashasha keza cyane habayo ibyo kurya, imicopo, inzoga, mbese ni life y'i Kigali ariko muri Canada tu. So n'indaya ziraboneka se? N'indaya zirahaboneka? N'indaya dushobora kuzikura kenshi iyo ngiyeyo ziraboneka. No wangura cyafroda. Barankunda, I attract them. Bimwe ujya muvuga mu rugami w'abagore. Iyo nicaye mitasi nabwe nkagati ndi kuri plus 2550 hano Montreal, bahita babibona bagahita bameneka.
umukire zarambura akaboko cyangwa ni scam? umukire arambura akaboko ndaza kumugushiraho aza kuvugisha. Oya ibyo ni bisawa ibyo mbikunda. Dumba Yego. no kubera ko ndimo gusakuriza umubebe no gusakuriza umubebe nagira ngo nsubize neza ngewe mbasezere hanyuma nyine ngire n'ibintu mbabwirira hano. Ari umuntu nabonye wanditse hano ngewe ndagira ngo mbabwire Dumba, iyi ni live, ngira ngo ni nka live ya 4 dukoranye kuva ngira ngo twamenyana, right? Yes. Ni nka live ya 4. Iyi live ni abantu 600 nibo mbona bari active, ariko birashoboka ko ari mu bihumbi nkabingaye ko iyo umuntu arangije live bakwereka abantu bose abantu babakeresho. Reka mbivugira ngewe ibintu byose mwabona narakaye, mwabona ntarakaye, mwabona yize, nta muntu numwe wo muri showbiz yo mu Rwanda ngewe nanga, kandi nifuje n'uyu munsi ndacyabyifuza. Ndumva kugira ngo wumve ko ntashaza nyine narakize mane kira gihe mbere bwo byari bikaze kuko nari narababaye, kandi ntago nzi pretendinga, ntago nzi kubeshya kuko nakasuku nawe ndetse namwe mwese murabizi, ariko uzi kugira ngo ube barabaye mu bantu wowe uri umwana w'igisekera mwanzi, nta rwango nta hate, ufasha wifashiriza abantu utagamije ngo bakwishyure, nyine wifashiriza tu, hanyuma none wowe wagira icyo kuko ibyawe ukunda ukabona abantu bose bakwanga bakwangishije n'abandi, nibyo bintu byambayo. So mu minsi yashize rero ngiye nari nyifite igikomere kiri kibisi kabisa kibisi ku buryo ebana umuntu wese wabaga yamenyera, nabaga numva atazi ibintu arimo kubera ibintu nabaga naraciyemo ngewe nzi. Kasuku we yabivuze uburyo social media yaduhinduye, aho umuntu aza kubaza ngo uvuka kuri nyoko, uvuka kuri mama wawe ubwo ngubwo. Urumva umuntu kubaza icyo kintu, iyo ni torture, that's a harassment. Ariko nyine iwacu ngo tubana nabyo, tugomba kubana nabyo ngo ntitunabivuge. So rero reka mbivugira aha bantu banjye ba Big Energy, bafana babo bahanzi, bafana b'inshuti zanjye, bafana b'abantu dukora ibintu bimwe. Nukuri ngewe nta muntu numwe wo muri showbiz numva shaka kuzongera kugirana nawe ikibazo, nta n'umuntu wo muri showbiz numva shaka kuzongera gushogoranya nawe. Nukuri kabisa, nukuri. Dumba abimbajije, ariko Dumba buriya umuntu abanyarwanda bavuga ngo umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo, iyo ajya yarakunanira. Uwo mugani bawucaga uwo mugani bawucaga iyo umuntu bamuhanaga mbere yuko akora ibintu bibi akabyanga, yajya gukora ibintu bibi akagwayo cyangwa se agahura n'ingaruka zikomeye. So rero ngewe nagize amahirwe numvira uwo mugani, ariko noneho ntaranagerayo cyane. Nari naragiye ariko ntaragerayo cyane ngo nyine nangirike cyane umuntu mubi man, ku buryo noneho nzajya nkora ibintu by'ubumesha namwe mukumva bakavuga bati ebana uyu muntu yarahindutse pe. Uyu munsi nkaba nyivuga ni Imana yaranyijije, Imana yaranyomoye, Imana n'uyu munsi iracyarimo kundinda, Imana irimo irampa ubuzima bwiza, Imana yampaye umwana, yampaye urubyaro, yampaye umugore mwiza, Imana nyine nta kizi itankoreye. So ibyo byose no ku buryo kugira ngo nanjye nyiture ibyo yankoreye, nafashe umwanzuro wo kutazongera kugirana ibibazo n'abantu bo muri showbiz. Nafashe umwanzuro wo kuba busy hano Uganda, n'ubu ngubu wenda no kubamamagara no bikagacamo gutyo, ariko nta muntu nifuriza ikibo muri showbiz, nta n'umuntu ushaka kuzongera kugirana nawe ikibazo. Ibyabaye byarabaye, abangambane barangambaniye, ibyo bankoreye barabizi. Na jihad y'umutinganyi. Oya Kasuku reka turi serious. Urumva? Rero Dumba ngewe my guy, this is najaga mbwira abantu ngo this is the last warning to tell you that to stop talking about me. Ariko no, this is the last warning to me. It's not the last warning to you. This is the last warning to me. I won't ntabwo nshaka kuzongera ngewe kwisanga ndi mu bibazo n'abantu bo muri social media showbiz. Bajye baza abantu bajye baza bavuga ibyo bashaka byose, bajye baza banserereze, ngewe nzajya nza nkora ama live mvuge ngo ibintu mwabonye hana ntabwo ari byo, cyangwa se nze mvuge ni cyangwa statement mbabwire ngo ibi bintu bifite version imeze gutya, ariko itangazamakuru ryo mu Rwanda cyangwa itangazamakuru runaka ryabihaye ino version, ubundi nigendere. Naho kumbwira ngo kongera kugira, rero niyo mpamvu mbona kubwira abantu bose bari kuri no live aba Big Energy turn up,
tugiye gusohora album yanjye ya kabiri nitiriye First Born wanjye very soon. Muratangira kubona amatizi ya album, hanyuma hatagize igihinduka mushobora kuzayibona muri June. Ubwo mbitangarije hano, ntago ndababwira itariki, ariko hatagize igihinduka ni vuba muri June. Urumva turi muri May, turimo turinjira muri June, turabura icyumweru kimwe ngo twinjire muri June. So album muzayibona n'ubundi muri June. Yego, reka nkubaze ikindi kibazo. Yeah man. SK hari umuntu wari cyane ngo video ya Kasuku ngari kwikinisha ngo yageze hanze. Nibyo ra Kasu urabizi? Ariko Yago ikindi kibazo reka nkomeze. Umuntu hano arabashije, umuntu yakonfirmaga ngo video ya Kasuku yamaze kugera hanze. Oya, ibyo ni yigishije abantu. Yago, iyo ni imvugo ya Kasuku yigishije abantu. Yago, twebwe tugira uko tugenda turanacumita, buryo uretse kuba turi babi turanacumita, ntago twikinisha. Umva Yago. Tukuji ariko ngufite amakuru koko nta nubwo ngenda mena bro, bazakubwire ndaturitsa ndi mubi. Yago, any big man wagwa Nizeyimana Florence wagwa Big Energy, ndakumva Dumba. Yago, biragaragara cyane ko harimo icyobo cyawe muri showbiz yo mu Rwanda kuba udahari. Igihe gishobora kuza ukaza mu Rwanda ugakomeza kuba Yago twese dukunda twakunze, kandi azaza afite umuryango tumushyigikiye. Igisubizo cy'icyo kibazo kiri kuri post iri pinned kuri Twitter yanjye. Igisubizo cy'icyo kibazo ndahita nanakikubwira nyine ukuntu kivuga ku bantu batari bubashe kugeraho cyangwa ku bantu badakoresha Twitter yanjye ni mwagenda mukankurikirana ni Yago Pondats cyangwa se Yago for you. Wanditse Yago for you n'ubundi barayiguha kuko nayihindurira amazina, mbere yari Yago for you, ubu ngubu nashyizeho Yago Pondats. So igisubizo kiri hariya. Nanavuze ngo igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyanjye, igihugu nkuru.